Nehemiya 13:28. Umutambyi mukuru, umwana we yari yarashatse kwa Tobiya. Satani arimo aratinyura ishyanga ryacu gushakana n'abapagani bo hanze, kandi ugiye arimo arazimira burundu. Ndetse muzabirebe imyiteguro y'ubukwe, umukobwa wacu cyangwa umuhungu wacu baba barimo kudupepera mu bukwe, barimo kugira gutya bati kwaheri n'ishuri ryo ku isabato nimuzongera kumbonamo, abajiya n'abamifemu kwaheri, gahunda yo gusenga ntimuzongera kumbona, nzaza nza ku muganda, kandi mu bukwe bwanjye kwaheri na gahunda z'itora. Buriya baba badupepera kuriya muntu babifuriza urugo ruhire, barimo gupepera avuga ati kwaheri ndagiye. Usakubitana nawe mu mujyi yacometse amaherena ku zuru, yambaye ijipo igera mu mavi, nurangiza umubaza uti bimeze gute, akubwira ati umugabo wanjye yambwiye ko ari byo bimushimisha. Gushimisha Imana byasimbuwe no gushimisha iki? Umugabo. Nujya kubona ubone aje mu materaniro muri fundraising bashaka kubaka urusengero. Murabibona murimo murubaka urusengero, nanjye ndumva mbyishimiye. Gusa ntabwo mbaha mwenyine kuko n'ubushize nari ndaho dusigaye dusengera muri indi dini. Erega Imana iri ahantu hose, umugeni ari ahantu hose, arabaroze ntabaroze. Amafaranga rero ndayabaha, nabazaniye n'umushyitsi, kandi natwe dufite fundraising aho nsigaye nsengera mu idini nsengamo. Nzabararika namwe muze muduha amafaranga nk'uko nabazaniye umuntu waje kuyazana. Murabona ntameze neza, murabona ntarabyibushye, ntarabaye mudamu mwiza. Abakobwa baraho bati natwe turashaka nk'uko washatse. Kabaye. Bayobozi b'itorero mwarebye kure. Uyu mutima wo kwiyahura mu rushako abantu badatekereje, abana barimo kubakomokaho ni imbobo, n'abantu batazigera bakunda Imana. Nehemiya yagiye kubona, asura imiryango imwe n'imwe, asanga abana bavuga ururimi rubonetse rwose, nta kinyabupfura cy'Abaheburayo babonana. Arangije afata umwanzuro. Icyo gihe ngo Nehemiya yapfuye abagabo ubwami. Aravuga ati ni gute mwagiye gushaka mu bapagani kugeza ubwo mubyara abana badafite ururimi rw'Abaheburayo? Koko nagira ngo mbabaze, Satani atugejeje. Abantu benshi bicaye hano bari mu makorari yabo ari abanyatekowa. N'umuntu ureba bakakubwira bati ufite umushinga wo kugura ibyuma bya korari, ushaka kugira ivuna rya korari ukora, kana kuzamugeraho n'akana kabizacaho, ni umunyatekowa, yavuze ririjyana. Ariko kenshi na kenshi itorero ritegura gahunda, Satani akareba abanyatekowa mbere yuko itorero rigira icyo ribabwira. Urucantege gusa. Imbabazi nizirangira nibwo abantu bazamenya impamvu ituma umubwiriza abwiriza wamureba ukabona arenda kurira, ituma korari umuntu aba yararyamye arwaye agahaguruka kugira ngo aze gushyira soprano mu ijwi mu ndirimbo iri buririmbwe saa 5. Ireka mbabwire, icyo turimo gushya twarura muzakimenya imbabazi zigize gute zirangiye. Kuko muhora mu mavuna buri munsi amwe arangira yandajyaho, mwagiye mubihagarika ko ari ibitwara amafaranga. Yego turashya twarura, kandi icyo twarura muzakimenya imbere. Ariko dufite abizera, umurimo w'Imana usebwa, inzu y'Imana igashyirwaho ikimwaro, ariko ukabona umuntu nta kintu bimubwiye, ukabona umuntu nta cyahindutse. Uri umushyitsi i Yerusalemu, kandi ntukwiye kuba umushyitsi. Uyu mugabo yarababaye cyane. Kubera iki yababaye? Inzira z'igisiyoni niziba mu mutima wawe, uzamenya impamvu zo gutanga amaturo, uzamenya impamvu ugomba gutanga 1/10, uzamenya impamvu ari ngombwa gushyigikira amakorari, uzamenya impamvu ari ngombwa gushyigikira umurimo nk'uyu wivuga butumwa turimo gukora. Ariko inzira z'igisiyoni nizihanagurika muri wowe, mfite ubwoba ko Yerusalemu izaterwa, wowe ukabona ntacyo bigize gute, ntacyo bitwaye. Ariko reka nkubaze, mu mutima wawe ni igiki cyagutwaye ku buryo gisigaye gituma wibuka ibintu by'Imana ku isabato nabwo ugeze aha? Barangiza bakababara, bakanarira, bagaparikiraho. Dukeneye abantu barenga ibyo, bagasenga, bakatura ibyaha byabo. Kuko uko turaha, kimwe mu bituma ibintu bitagenda neza nuko buri wese muri twe afite ibyaha yahishe. Kandi Bibiliya iravuga ngo uhishe ibicumuro ntazagubwa.
kubw'ibyo rero twese tugera hano tuguwe nabi tukaza kugwa abantu nabi. Wowe umushiha w'ibibazo ufitanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe urabizana ukaza kubitura abadiyakoni gute? Umukuru w'itorero ufite ibibazo ku kazi yahombye ni ngombwa ngo azabiture korari? Umubwiriza ufite stress ibintu bikaba byamwangi ni ngombwa ngo iyo stress azayitura imbere y'abizera? Umupasitoro waguwe nabi kubw'ibintu runaka ntabwo akwiye kubigwa nabi inama y'itorero. Nshuti zanjye, iri sengesho Imana yararyumvise rihuza n'ubushake bwayo. Bantu b'Imana, Nehemiya yarahanganye n'ibibazo 10 duhanganye nabyo. Ikibazo cya mbere, igihe Nehemiya yarahagurutse agiye gutangira gukora umurimo w'Imana, igice cya 2 cya Nehemiya umurongo wa 10. Tujyane muri Bibiliya. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Reka dushime Imana yaduhaye igitondo cyiza, nubwo habyutse ikirere kitameze neza, ariko igihe cyageze Imana iduha ikirere cyiza, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Reka nanone mbifurize kurebana uko mwicaye neza mu nzu y'Imana, mbasabe muramukanye mwifurizanye isabato nziza rwose. Imana ibaha umugisha cyane, kandi reka duhe nanone ikaze muri ano materaniro ku bantu barimo kudukurikira bari ku mbuga nkoranyambaga. Namwe tubifurije isabato nziza, Imana ibaha umugisha. Nshimire korari imaze kuririmba, nshimire abasore cyiciro cya MGA, abasore biyemeje ko mu bihe nk'ibi ngibi bagomba kuba ukuboko kw'iburyo kw'itorero, tugakora amateraniro mu gihe nk'iki. Imana ibaha umugisha. Simbona uburyo nashima abantu turimo kubana muri uriya mugoroba urimo umuyaga, ariko abantu b'Imana bakaza bakicara, tuba dufite iteraniro rinini rwose riryoshye. Imana ibaha umugisha mwese. Kandi dushimire abashyitsi muri iki cyumweru dusize inyuma, bakunze Imana, bakunda ijambo ryayo, bakunda umuhamagaro wayo, ndetse bamaze no gufata umwanzuro wo kubatizwa. Turasaba Imana ngo iyatangiye umurimo muri mwe izawusoze mu izina rya Yesu. Kandi turakangurira n'abandi baraha, ishuri ryacu riratangira uyu munsi ry'abantu bitegura kubatizwa. Ni byiza ko tumenya ko wifuza kubatizwa, tukabimenya kare kugira ngo tugusengere, tukugire inama, tugufashe kugira ngo bikorohere gusohoza icyo Imana irimo gusaba umutima wawe. Dusabe n'ababyeyi korohereza abana babo b'abasore b'urubyiruko bifuza kubatizwa. Hajya habaho ababyeyi, umwana agira imyaka 14, 15 akifuza kubatizwa, umubyeyi akamubwira ati hoya, banza ubireke wigire hejuru, tubanze tubone amafaranga tuzagukorera umunsi mukuru. Ariko hari igihe muzatangazwa no kwinangira kw'abana banyu, kuko icyo basabwe gukora n'Imana mwarakibabujije, bazabereka iby'isi irimo kubasaba gukora. Niyo mpamvu kuri iki gihe ugize amahirwe umwana w'umukobwa w'umuhungu agafata umwanzuro wo kumva ashaka Imana, kuyiyegurira, ndetse akaba yifuza kubyarwa ubwa kabiri, niwo mugisha wa mbere ukomeye ugize. Mwemerere umureke, ibindi umuragize Imana. Turashima Imana rero ikomeje kubana natwe. Uyu munsi dufite igitaramo cyiza, turabararitse kandi turifuza kuza kubabona muzanye n'abashyitsi. Imana ibaha umugisha. Ntabwo nabura kubabwira ko tunezerewe cyane kubw'ibyo Imana irimo gukora, n'uburyo turimo gufatanya n'abayobozi b'itorero kugira ngo gahunda zikomeze zigende neza kurushaho. Imana ibampera umugisha. Munyemerere dusenge, dutangire twige ijambo ry'Imana. Uwiteka Mwami mwiza, wowe waremye kandi ucungura, izina ryawe rihabwa icyubahiro.
tugize umugisha nanone wo kongera kubumbura ijambo ryawe. Wavuze ko igihe cyose rizabumburwa nta guca bugufi nta gusenga kubayeho. Abantu Satani azabayobora ku yandi masoko y'imicyo itazagira ikibamarira. Twebwe turifuza amasoko y'umucyo ukomoka ku ijambo ryawe, kugira ngo ibyo tugiye kwiga bitegure imitima yacu, bitubere impamba n'urwego, kandi bituzamure kugira ngo dusabane n'ijuru, kugira ngo kuri urya munsi ababashije kumva ijambo ryawe bakarishyira mu bikorwa bazaba bagororerwa, natwe tuzabe tuhicaye. Kubw'ibyo rero bana natwe, urinde imitekerereze yacu, kandi imyanzuro yera abana bawe tugiye gufatira muri iri jambo no gusomwa kwaryo bibi byacu n'iteka ryose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya tugiye kwigana amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo turakura he umuntu umeze nka Nehemiya. Turakura he umuntu umeze nka Nehemiya. Mu by'ukuri uyu munsi wa none sosiyete, abantu bakeneye, itorero rikeneye, imiryango ikeneye umuntu umeze nka Nehemiya. Ariko Satani arimo arakoresha imbaraga ngo aho kugira ngo tubone abameze nka Nehemiya, ahubwo tubone abameze nka Ananiya na Safira. Turimo turarushaho kugira abantu bameze nka Akani. Turimo turarushaho kugira abantu bameze nka Bibiri tugaragariza abantu benshi bagiye bagira ishyaka ryo kuza kwegera ibintu by'Imana, ariko ntibaba abantu b'Imana, birangira ibintu by'Imana babiguyemo. Yesu yaravuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagira gute? Bitazagusha. Turakura he umuntu umeze nka Nehemiya, ko igihe turimo kimeze nk'icyo Nehemiya yari arimo? Imana irashaka ko wowe uyu munsi uteze amatwi ijambo ryayo ikugirira icyizere, ikaguhindurira amateka, ngo aho Nehemiya yari ahagaze nawe uhahagarara uyu munsi kubwo kubahisha Imana. Nehemiya yari umuntu wari umerewe neza, wagiye ajyanywe mu bunyage, ariko agezeyo agira umugisha, arakundwa mu buyobozi, akora akazi k'ibwami, ndetse yari afite ububasha bwo kuba yacecekesha umutimanama, agakomeza kugubwa neza ibwami. Ndetse kugira ngo umuntu abeho neza ibwami byasabaga yuko yikuraho amateka y'uko ari impunzi yo muri Isiraheli. Mujya mubona abantu benshi bagera mu gihugu runaka ari impunzi, bagatangira kwihakana ibihugu bakomokamo, ndetse ugasanga barimo barahisha ibimenyetso byose byerekana abo bari bo. Nehemiya yagezeyo asanga kwihakana ubwoko bwe bidashoboka, kandi niyo abwihakana yari kubaho neza. Ariko ibyo ntabwo byakunze, kubera ko umutima wa Nehemiya na Yerusalemu byari inkubirane. Ibyiringiro bya Nehemiya n'ibyishimo bye byari byomatanye no kugubwa neza kwa Yerusalemu, amen. Mu magambo make, iyo Yerusalemu yabaga iguwe neza, nawe yabyiyumvagamo akumva aguwe neza. Iyo Yerusalemu habaga hari ikibazo, yabyiyumvagamo. Ndagira ngo nkubaze, ibibazo ijuru rifite, ibibazo itorero rifite, ibibazo abantu b'Imana bafite, bijya bituma nawe wumva ufite ikibazo, cyangwa urabireba ukabona ntacyo bikubwiye? Nehemiya uyu, Bibiliya itubwira ko yaje guhabwa amakuru y'uburyo i Yerusalemu bimeze, arababara cyane. Tujyane mu gitabo cya Nehemiya igice cya mbere. Igitabo cya Nehemiya igice cya mbere. Nehemiya yahawe amakuru ku murongo wa 3 w'igice cya mbere. Barambwira bati, abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Aya ni amakuru yahawe kuko yakundaga gukurikirana ibibera i Yerusalemu. Aya makuru ayamenye yaramubabaje cyane. Icya mbere, yamenye ko imirimo yo mu rusengero yarogowe. Yamenye yuko gusana kwakomwe mu nkokora. Amenya yuko abatuye Yerusalemu bamerewe nabi, bari mu makuba
amakuba menshi ndetse bahindutse igitutsi. Kubw'ibyo rero gutuka Yerusalemu wabaga nawe umututse, kuko twabonye ko ubuzima bwe bwari bukubiranyije n'ubuzima bwa Yerusalemu. Ariko dufite abizera, umurimo w'Imana usebwa, inzu y'Imana igashyirwaho ikimwaro, ariko ukabona umuntu nta kintu bimubwiye, ukabona umuntu nta cyahindutse. Uri umushyitsi i Yerusalemu, kandi ntukwiye kuba umushyitsi. Uyu mugabo yarababaye cyane. Kubera iki yababaye? Tujyane muri Zaburi. Zaburi itubwira iki? Ari impamvu yamuteye kubabara. Zaburi 137, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki ku murongo wa 5? Zaburi 137 umurongo wa 5. Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Amen. Nta muntu w'Imana ukwiye kwibagirwa Yerusalemu. Reka mbabwire, inzu y'Imana igomba guhora mu mutima wacu, umurimo w'Imana ugomba guhora mu mutima wacu. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru, aho Yesu ari iburyo bwa Se, hagomba guhora mu bitekerezo byacu. Bibiliya iravuga ngo Yerusalemu iyo uyibagiwe, byanga byakunda n'ibiganza byawe byibagirwa kugira gute? Gukora. Hari isano iri hagati y'ibyo dukora mu murimo w'Imana na Yerusalemu y'ubwami bw'Imana. Inshuti zanjye, iyi ni impamvu ya mbere ntiyashoboraga kwiyibagiza Yerusalemu. Mu magambo make, ntiyashoboraga kwirengagiza umuhamagaro, ntiyashoboraga kwirengagiza umurimo w'Imana. Ariko ubu abantu barimo barirengagiza ijambo ry'Imana, barirengagiza inzu y'Imana, abantu barimo barirengagiza umuhamagaro bahamagawe. Niyo mpamvu ibintu byose uzajyamo wirengagije icyo Imana yaguhamagariye, bizasanga n'ubundi ukuboko kwawe kw'iburyo nta kintu kugeraho. Bibiliya iratangaje. Zaburi 84, ndimo ndabereka ikintu cyatumye uyu mugabo ababara. Hari igihe abantu babona umuntu akora umurimo mu nzu y'Imana bakamaza batari ko urashya warura iki? Oya, icyo dushya twarura muzakimenya imbabazi zirangiye. Imbabazi nizirangira nibwo abantu bazamenya impamvu ituma umubwiriza abwiriza wamureba ukabona arenda kurira, ituma korari umuntu aba yararyamye arwaye agahaguruka kugira ngo aze gushyira soprano mu ijwi mu ndirimbo iri buririmbwe saa 5. Ireka mbabwire, icyo turimo gushya twarura muzakimenya imbabazi zigize gute? Zirangiye. Ariko uko muhora mu mavuna buri munsi amwe arangira yandajyaho, mwagiye mubihagarika ko ari ibitwara amafaranga. Yego, turashya twarura, kandi icyo twarura muzakimenya imbere. Inshuti zanjye, kwirengagiza Yerusalemu ntibyari kumukundira. Zaburi 84, ijambo ry'Imana rirambwira ngo iki? Umurongo wa 6. 84 umurongo wa 6, Bibiliya iratangaje. Zaburi 84 umurongo wa 6. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya hehe? I Siyoni. Reka mbabwire, umuntu wese uri hano witegura kujya i Siyoni. Inzira zijya i Siyoni zigomba kujya mu mutima we, ntagomba kubwirwa ibintu byinshi. Inzira zijya i Siyoni niziba mu mutima wawe, uzamenya impamvu zo gutanga amaturo, uzamenya impamvu ugomba gutanga 1/10, uzamenya impamvu ari ngombwa gushyigikira amakorari, uzamenya impamvu ari ngombwa gushyigikira umurimo nk'uyu w'ivugabutumwa turimo gukora. Ariko inzira zijya i Siyoni nizihanagurika muri wowe, mfite ubwoba ko Yerusalemu izaterwa, wowe ukabona ntacyo bigize gute? Ntacyo bitwaye. Ariko reka nkubaze, mu mutima wawe ni igiki cyagutwaye ku buryo gisigaye gituma wibuka ibintu by'Imana ku isabato nabwo ugeze aha? Ni igiki cyagutwaye? Amakuru amugezeho arababara. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4, arangije
maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Amen. Hari abantu benshi bajya babona ibintu bitagenda neza mu nzu y'Imana bakababara, ndetse hari n'ababona byarengeje urugero bakarira bagaparikiraho. Oya, umuntu Imana yashyizemo umurimo wayo, Imana ikamuhagurutsa, ikamugirira icyizere, ikamushinga umurimo wayo nk'uko twabisomye. Uyu muntu hari ibintu bimuranga. Iyo ibintu bitagenda neza mu murimo w'Imana, bitagenda neza mu itorero ry'Imana, arababara akarira, ariko ntibigarukiraho. Nehemiya yiyirije ubusa, arasenga, afata umwanya wo kwatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe. Dufite ikibazo, hari abantu benshi Imana yifashisha igakoresha umurimo wayo. Imana yagutoranya, yaguha gahunda yo kubwiriza, wabwiriza byacamo, wayobora itorero byacamo, ugatangira ukazaza uhora utunga abandi urutoki ko ari bo banyabyaha, wowe ukiranuka, bakanaka nta kigenda, erega ntabwo twatera imbere dufite umuntu nka kanaka. Oya, Nehemiya amaze gusenga kwamweretse ko afite intege nke, ariko n'itorero muri rusange rifite iki? Intege nke. Yatangiye kwatura ibyaha bye, arangije yatura n'ibyaha by'ubwoko bwe. Amaze gukora ibyo ngibyo kandi yibutsa Imana amasezerano. Kubw'ibyo rero isengesho ririmo ibi bintu bine: umuntu asabira umurimo w'Imana, asabira itorero, afite icyo asengera, Imana ibizamusubiza byanga byakunda. Satani arashaka ko abantu bazaza babona ibintu bibabaje, barangiza bakababara, bakanarira, bagaparikiraho. Dukeneye abantu barenga ibyo, bagasenga, bakatura ibyaha byabo, kuko uko turaha, kimwe mu bituma ibintu bitagenda neza nuko buri wese muri twe afite ibyaha yahishe, kandi Bibiliya iravuga ngo uhishe ibicumuro ntazagubwa. Kubw'ibyo rero twese tugera hano tuguwe nabi, tukaza kugwa abantu nabi. Wowe umushiha w'ibibazo ufitanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, urabizana ukaza kubitura abadiyakoni gute? Umukuru w'itorero ufite ibibazo ku kazi yahombye, ni ngombwa ngo azabiture korari? Umubwiriza ufite stress, ibintu bikaba byamwangiye, ni ngombwa ngo iyo stress azayiture imbere y'abizera? Umupasitoro waguwe nabi kubw'ibintu runaka, ntabwo akwiye kubigwa nabi inama y'itorero. Nshuti zanjye, iri sengesho Imana yararyumvise, rihuza n'ubushake bwayo. Hari ibyo rero Imana yahise ikora, kubera ko mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami paje 406, ni mu cyigisho cyitwa umugabo utarapfushije amahirwe ubusa. Aya mahirwe ndaje mu kanya nyabereke. Kuri iyo paje haranditswe ngo mu bibaho byose, uko ibihe biba bimeze kose, umutima utsikamiwe n'intimba no guhangayika, cyangwa se uwo mutima ukaba wibasiwe bikomeye n'ikigeragezo, ushobora kubonera ibyiringiro n'ubwunganizi n'ubufasha mu rukundo n'imbaraga bidacogora by'Imana. Amen. Igihe cyose uzumva umutima wawe utsikamiwe n'intimba, utsikamiwe no guhangayika, ndetse ukaba wibasiwe n'ikigeragezo gituma udahumeka, ujye umenya ko ubuhungiro bwawe, amarira yawe, agahinda kawe, kwiyiriza ubusa kwawe, gusenga kwawe, kwatura Imana kwawe, kwishingikiriza ku masezerano kwawe, ntuzabyerekeze ku muntu, uzabizana imbere y'Imana. Ariko dufite abantu bajya kwatura, bakajya kureba abantu. Muntu w'Imana, mukozi w'Imana, ndabona uri umuntu mwiza, nigeze gukora icyaha numva kimbujije amahoro, naje imbere yawe kwatura, kuko iyo watuye imbere y'abantu b'Imana uraruhuka. Ninde wabaroze? Imana ibi bintu, amarira yawe yereka Imana, kuko kwiriza nta kintu bimaze uyu munsi. Mu gihe cya Nehemiya basomeye abantu amategeko, abantu basanga amategeko y'Imana barayishe. Mu gihe bari barimo kuyabasomera mu buryo busobanutse, ngo abantu batangira kurira. Uwari uyoboye gahunda arababwira ati ibintu by'amarira mubikuremo,
nimwishimire kuko uri kw'Imana kongeye kugaruka, imitima yanyu ikabikwakiriye. None se nagira ngo mbabaze, amarira niyo yerekana ko abantu bakijijwe? Umugore wa Potifari yararize ntiyarize? Potifari ahageze yaravuze ati mfite umugore uzi gukanira kabisa. Umugore wagerageje arwana intambara ngo batamufata ku ngufu, mbega umugore unkunda. Umugore yararaho mu nguni yiriza, ngo ariko ngo ijuru, ngo ayo marira ijuru ryayafashe ko ari amarira yuko abuze uko akora icyaha umunsi umubereye mubi. Ijuru ntago rikangwa n'amarira, rireba impamvu yasunika. Inshuti zanjye, Nehemiya yarahagurutse abona ko ibibazo bihari ari we bireba. Igihe cyose uzumva ibintu birimo gupfa atari we bireba, ibipfa mu rugo iwawe bitakureba, ibipfa muri sosiyete bitakureba, ibirimo gupfa mu nzu y'Imana bitakureba, uzatangira umenye yuko wapfuye uhagaze. Ikiranga umuntu muzima ni uko abona ibibazo bihari, amenya uruhara bifitemo, akamenya yuko binagize gute bimureba. Gusa kwicara ukaba ufite abana b'abakobwa barangije za kaminuza, abasore beza bafite ubwanwa babwogosha zerofote n'ibituza binini, ariko ukabona urugo rurimo inzara, abantu barimo barayura, umugabo akajya ku muhanda akigurira capati n'udushyimbo akatwirenza, agakuba iminwa ikuma, akagaruka ameze nk'utagize icyo agira gute icyo afata. Umumama nawe akaba aramanutse agiye gusura umumama mugenzi we, akabakubise agakoma nawe akeza iminwa. Abana nabo barangiza bakajya guhunahuna mu misozi, barangiza bakaza nabo barimo guhekenyesha ikareti ngo amafi bari yatumvikana. Ni urugo rw'ibisambo. Ariko nagira ngo mbabaze, ibibazo by'inzara muri urwo rugo birareba ababyeyi cyangwa birareba abana? Igihe cyose uzabona ikibazo gihari kitakureba, uzamenye ko wapfuye ugize gute uhagaze. Ko Bibiliya iravuga ngo uwidamarariye abapfuye agize gute hagaze. Yafashe umwanzuro we ku giti cye, yiha gahunda, aragenda azenguruka Yerusalemu kugira ngo ajye avuga amakuru y'ibintu ahagazeho. Yanze kubibwira abantu Nehemiya kuko yari abizi ko Abisirayeli bari baraguye mu mutego wo kubinjajwa. Umutego w'ubujajwa twarawutezwe. Urahamagara umubwiriza ukamubwira ibibazo byawe byose, warangiza ukamubwira uti ni wowe wa mbere mbwiye ibi bintu, uzambemo. Nimugoroba yajya kubwiriza agatangira tumva rero hari ibintu ngiye kubabwira byabaye ku muntu w'inshuti yanjye ariko simuvuga izina rihano. Karabaye nikabaye. Ubu abapagani bazasuka umuceri natwe tume. Hari umugore, buriya nimukabona abagore barababaye cyane. Hari umugore wansanze ambwira ibi n'ibi, arangije anyereka n'amafoto y'umugabo we. Umugabo we nawe ari hano yamufatiye mu bagore. Ariko reka mbabwire, tugeze kure pe. Gusa iyi nkuru ntago nyibahaye ngo nsebye uwo muntu, ni ukugira ngo Imana yubahwe. Imana irubahwa mu bujajwe. Nehemiya amaze kumenya ko Satani yasenye Abisiraheli basigaye nta banga bagira, muze gusoma igitabo Abahanuzi n'Abami. Yazengurutse Yerusalemu nijoro kugira ngo hatagira n'umuyobozi umubona, kuko yari abizi ko ibanga atari ikintu bagishobora kugira. Turi bukure he abo tuririraho? Turakura he abayobozi bizewe turi buganirize ibibazo bitugoye? Niba ubwira umuntu ikintu ukagisanga muri quartier wagira ngo ahagarariye ikinyamakuru runaka. Kera umukuru w'itorero n'umudiyakoni guturuka mu gihe cya Pawulo bari bambitswe ubwiza bw'Imana, aribo bantu ugeraho wababwira ibyabo kumva uraruhutse. Nagize umugisha naje mu itorero, abayobozi b'itorero n'abadiyakoni aribo bantu ubona bikoreye amabanga y'umurimo kandi bakayatwara ku buryo batagonganya imitwe y'abantu. Ubujajwa butumazeho abantu. Wowe ubizi ko Imana yaguhaye inshingano mu nzu yayo, ukaba ufite umutima n'intege nke z'ubujajwa, nutihana ibintu by'Imana uzabigwamo kandi wari waraje kubikiriramo. Amaze kuzenguruka, Nehemiya yabonye amakuru afatika, ahamagara abantu
amaze kubahamagara abantu baraza abereka igisuzuguriro Imana n'idini yayo ifite imbere y'abapagani. Buriya nagira mbabwire, reka mbabwire, kureka urusengero rukaba rutubatse, guhuzagurika mu murimo w'Imana ni bimwe mu bintu bituma abapagani batureba bakavuga bati bariya abantu ari bo, ari Imana yabo, ari n'idini yabo, byose nta gifite iki gahunda. Izina ry'Imana ririmo riratukwa mu bapagani kubera twe. Amaze kubahamagara yababwiye ko ashyigikiwe n'Imana, kandi Imana yagaragaje ibimenyetso iganiriza abanyapolitike ku buryo n'umwami yiteguye kumufasha muri ibyo bintu. Ibanga rya Nehemiya niryo rikenewe uyu munsi. Hakenewe abayobozi babanza gusenga Imana, Imana ikabaha kugirira umugisha ku banyapolitike. Nyamara uyu munsi wa none abayobozi benshi barimo baremera gukora amafuti, abayobozi b'amadini baremera gukora amafuti ngo bakundwe na leta kugira ngo babashe gukora umurimo w'Imana. Ni uburyo bucuritse butari ubwa Nehemiya. Nehemiya yarabanje akora ibwami, ntiyaryaga ruswa, ntiyari injajwa, nta mutwe w'iterabwoba cyangwa uteganya gukuraho ubuyobozi yigeze apanga. Nk'umuntu wacungaga ibyo umwami ari burye n'ibyo ari bunywe, yari umuntu ushinzwe ubuzima bwiza bw'abayobozi ba leta. Kubw'ibyo rero, kugeza ubwo umuyobozi wa leta yamurebye aramubwira ati ko mbona utamerewe neza, ni ikihe kibazo? Aramubwira ati inzu y'Imana yarasenyutse. Arangije aramubwira ati hari icyo unsaba? Arangije amwandikira urwandiko, aramubwira ati ikibuga cyaranyereye ndabizi, uru rwandiko ruzagufasha. Dukeneye abantu b'Imana bahinguka imbere y'abanyapolitike bafite imico myiza, bafite icyizere, ariko babara yuko Imana ariyo yabakinguriye inzira. Twagiye twibwira ko kugira ngo tugere ku murimo ari uko leta idukingurira inzira. Byarangiye dufatanyije mu kiganza na leta, ariko ikiganza cy'Imana turakibura mu byo dukora. Ariko mwiriwe turi mu gihe nk'icya Nehemiya, yego cyangwa hoya? Nehemiya amaze kubabwira gutya arababwira ati ubwo dufite amahirwe, Imana ikaba idushyigikiye muri uyu mushinga, ikaba yaduhaye amahirwe na leta ikaba idushyigikiye, aya mahirwe muyabyaza umusaruro byihuta. Uzi ubwenge, iyo Imana ikibasha gukontorora igihugu kikayitega amatwi, kiba ari igihe cyiza cyo kubyaza umusaruro, kuko icyo gihe ntabwo kizagira gute, kizahoraho. Bwira mugenzi wawe mwicaranye uti amahirwe nk'ayo ntajya ahoraho, ntabwo ajya ahoraho. Amahirwe yo kubona leta n'Imana birimo gukorana ku bw'inyungu z'umurimo w'Imana ntabwo ajya ahoraho, ntabwo ajya ahoraho. Uzi ubwenge ijambo mvuze araryumvise. Nshuti zanjye, cyari igihe kigoye. Nehemiya amaze kuvumbura yuko abantu bamaze kwiyakira mu ntege nke, yasabye Imana kumucaniramo umurimo wo gukunda umurimo wayo, ku buryo Nehemiya yabaga arimo kuvuga iby'ibyiringiro bye, akagaragaza umushinga w'Imana w'umurimo w'Imana, ibyiringiro bye, imbaraga ze, ubwuzu bwe no kwiyemeza kwe, ngo byatangiye gucengera no mu bandi. Amen. Uyu munsi turimo turahabwa amatangazo n'abayobozi batiteguye gukora ibyo barimo kutubwira mu mabafure. Bantu b'Imana, ejo dufite umuganda, kandi murabizi leta yatugiriye neza iduha umunsi wacu. None rero ejo mu gitondo kupa ibitiyo, twe tuzakorera hana. Nta nubwo avuga ngo mwe muzakorera, reka da, tuzakorera hana. Kandi ubushize murabizi hari abantu 30 ukagira ngo yarari mu byahe. Sinzababure rero abemeye ko bazaba bahari. Umumama wicaye mu nguni inyuma mu rusengero ataha, uyu ni umutubuzi niko yatubereye, avuga ibyo atagira gute, ibyo adakora. Murabibona ubu dufite amateraniro, nk'abadiyakoni tugomba kuba duhari. Murabizi ko umurimo ari uwacu.
umuntu yahanuka yakwikubita hasi ugategereza umuntu ngo ubwuzu yari afite bwatangiye gucengera mu Bisiraheli, batangira kwinjira mu butwari. Satani amaze kubona ibyo, Satani yegereye abantu bakomeye b'Itekowa. Tekowa yari karitsiye yavukagamo abantu b'intwari, yari karitsiye irimo abantu bazwi b'ibikomerezwa, ku buryo n'abaturage bandi bagenderaga mu kigare cy'aba bantu b'Itekowa. Bari abantu b'aba VIP, ku buryo ikintu cyose ushaka gukora ubegera ukababwira uti mumfashe mfite umushinga. Aba bantu rero mbere yuko Nehemiya ajya kubareba, Satani yaragiye ajya kubareba, arababwira ati ibi bintu mwebwe murabona mubyemeye? Ibi bintu ntimubijyemo, ntabwo bizagera ku musaruro. Ibi bintu icyambere birabishye, abizera bifitiye ibibazo, umwanya wo kubaka ntawuhari, nta masezerano y'Imana adasanzwe yagaragaye, nta buhanuzi, nta yerekwa, kandi ibi bintu bizabasaba gukora mu bushobozi bwanyu. None rero iki kintu nimushaka ukuntu mukirwanya. Igihe ab'Itekowa bari hariya, abaturage baravuze bati wow, ubwo ab'Itekowa nabo baje ibintu biri bucemo. Ariko nshuti zanjye, mfite amagambo ateye agahinda ngiye kubabwira, ari mu gitabo Abahanuzi n'Abami paje 411. Aya magambo yambabaje cyane. Habayeho bake cyane mu bakomeye b'Itekowa bagamitse amajosi, ntibakora umurimo w'Uwiteka Imana yabo. Urwibutso rw'abo bantu, rw'abo bagaragu b'abanyabute, ruriho ikimenyetso cy'ikimwaro, kandi rwagiye ruhererekanywa ngo rubere umuburo abo mu bisekuru bizaza byose. Imana, amazina y'aba bantu yanditswe mu gitabo mu gihe cya Nehemiya, kandi amazina yabo no mu gitabo cy'ijuru yanditsweho amateka y'ikimwaro. Kubera iki? Iyo ufite ubushobozi bwo gukora ikintu mu nzu y'Imana, warangiza ukanga kugikora, Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera iki? Icyaha. Ijuru rikwandikwaho amateka y'ikimwaro. Bona nubwo abantu bajyaga bakugirira icyizere ngo uri umuntu ufatika, kuva uwo munsi uhinduka umuntu usuzuguritse. Aba bantu, igitabo mfite paje 411 haranditswe ngo mu ntambwe zose zijya ziterwa mu by'iyobokamana habaho abantu bamwe nubwo baba badashobora guhakana ko umurimo ari uw'Imana, barifata bakanga gukoresha umuhati na muke ngo bafashe. Byaba byiza bene abo bibutse ibyandikwa mu ijuru. Muri cya gitabo ahatajya hagira ibihahanagurwa, hatandikwa ikosa, kandi bakaba bazacirwaho urubanza hashingiye ku byanditswemo. Muri icyo gitabo handikwa amahirwe yose yo gukora umurimo w'Imana yirengagijwe. Mu ijuru hari igitabo cyandikwamo amahirwe Imana yahaye umuntu yo gukora umurimo wayo. Umuntu mwahuye, ijuru ryabyutse ryaguhaye umugisha, uri bumugaburire ukamwirengagiza. Umuntu wagize ibyago mu gihe ufite amafaranga, ijuru rikanamukugezaho akanakuririra. Ariko kubera imishinga yo kugura imodoka, umushinga wo kubaka inzu ifite igisenge, umushinga wo kohereza umwana kwiga hanze, umushinga wo kubaka sisiteme y'akazi ikomeye no kumenyekana, umushinga wo gukora umunsi mukuru w'amavuko cyangwa iki, ibyo bintu bishobora gutuma warirengagije gukora icyo Imana yapangaga gukora. Byanditswe mu gitabo kidahanagurwa yuko wabaye umugaragu w'imburamumaro ku munsi wari ukeneyeho ubutwari. Ariko abo bantu bose bicaye mu rusengero barimo bararirimba Mwami Yesu ndagukunda, imirimo yanjye izagira gute? Reka mbabwire, tujye dutuburira abantu, ariko ntitukaze gutuburira Imana pe. Oya, ntitukaze gutuburira Imana. Twakagombye kuba tumeze nka wa muntu wagiye gusenga atinya no kubura umutwe. Koko nagira mbabaze, Satani atugejeje. Abantu benshi bicaye hano bari mu makorari yabo ari abanyatekowa,
n'umuntu ureba bakakubwira bati ufite umushinga wo kugura ibyuma bya korari, ushaka kugira ivuna rya korari ukora, kanaka uzamugeraho n'akanaka bizacaho, ni umunyatekowa, iyo avuze ririjyana. Ariko kenshi na kenshi itorero ritegura gahunda, Satani akareba abanyatekowa mbere y'uko itorero rigira icyo ribabwira. Urucantege gusa. Aba bantu muri icyo gitabo kandi handikwamo igikorwa cyose cyo kwizera n'urukundo, kandi kikahaba ubutazibagirana by'iteka ryose. Aba bantu b'Itekowa rero bahuye n'ibibazo. Urugero rw'abakomeye b'Itekowa rwabaye ubusa imbere y'imbaraga zikangura intekerezo zazanwe no kuza kwa Nehemiya. Muri rusange abantu bakoreshwaga n'umutima w'ubwuzu no gukunda igihugu. Abagabo bari bafite ubushobozi kandi bagiraga ijambo mu bandi, bagiye mu nzego zitandukanye z'abaturage maze babashyira mu matsinda ataramwe. Kandi buri muyobozi yihaga inshingano yo kuzamura umugabane runaka w'inkike, kandi bamwe muri bo ibyabo byagiye byandikwa ko buri wese yubatse ahateganye n'inzu ye. Amen. Imana ijya yemera yuko hari ikibazo giteganye n'aho wicaye ugomba gukemura. Hari ikibazo giteganye n'aho utuye ugomba gukemura. Hari ikibazo giteganye n'aho usengera ugomba gukemura. Hari ikibazo giteganye n'abo mwirirwana ugomba gukemura. Iyo ibyo bintu byirengagije, amateka yawe yandikanwa inyuguti z'ikimwaro mu gitabo cyibutsa cy'Imana. Bantu b'Imana, Nehemiya yarahanganye n'ibibazo 10 duhanganye nabyo. Ikibazo cya mbere, igihe Nehemiya yarahagurutse agiye gutangira gukora umurimo w'Imana. Igice cya 2 cya Nehemiya umurongo wa 10. Tujyane muri Bibiliya, handitswe amagambo akomeye. Igice cya 2 umurongo wa 10. Bukeye Sanibarati w'umuhoroni na Tobi umugaragu w'umwamoni babyumvise birabababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisiraheli ibyiza. Hari imbaraga za Satani, hari imbaraga z'abantu bakorerwamo na Satani, hari n'imbaraga zicaye aha zirwanya umuntu wese uje kwifuriza Isiraheli y'Imana ibyiza. Umuntu akaza akagera nk'aha agahita asanga hari ikibazo, agahita avuga ati ariko ngewe ndumva hari ibintu twahindura rwose, haboneka abantu b'abagabo biyemeza tugira icyo dukora, dufashe itorero hano hantu tugira icyo duhindura. Abantu bakamusura iwe mu rugo bakamubwira bati rero abantu batangiye kuvuga ngo ufite ibikabye by'amafaranga, ngo ufite ayo kujugunya, barimo baravuga ngo watuje ugatuza. Rero ibintu byo gutanga amafaranga ari imbere natwe twarayatangaga twarabiretse. Rega ririya torero nta gahunda rigira, nta nubwo bazirikana. Nk'ubu ngubu urayatanga, ubutaha nibajya gutora ntibazagushyira mu bayobozi. Urashya warura iki? Iriya korari ugiye kujyamo irimo abagore bagira amatiku, harimo abagabo b'ibisambo. Nyamuneka buriya iriya korari wabaye ubiretse ko natwe twabagamo tukazireka. Hari abagore bo muri Mifemu ntuzabajyemo, buriya bariyemera cyane, ejo batazaguharara bakaguhararukwa, byazakubana bibi. Ariko Imana ishimwe, hari abantu bagiye basura abantu babashyira mu matsinda, barababwira bati wowe ujye ukora icyo umutima namukubwiye kandi ukemura ikibazo ubona kikureba kurusha ibindi. Uwo niwo mwuka Imana yashize mubo mu gihe cya Nehemiya, niwo mwuka Imana ishaka gushyira mu itorero ryayo. Nshuti zanjye, ibibazo 10 by'umwihariko Nehemiya yarahanganye nabyo byari bimeze nk'umusozi, ni nabyo bibazo itorero ry'Abadivantiste rihanganye nabyo uyu munsi. Ikibazo cya mbere, tekinike yakoreshejwe ngo Abisiraheli badasana, ya mbere kwari ugucamo abantu ibice.
Satani aciye mu nyigisho, aciye mu bukire n'ubukene, Satani aciye aho abantu bakomoka, bamwe ngo ni abanyanduga, abandi ngo ni abagogwe, ngo abandi ngo bavuye hanze, abandi bari mu gihugu. Satani yiteguye guca muri utwo tuntu tw'ubuhutu n'ubututsi, abacemo amatsinda kugira ngo gusana bibananire. Ntago wajya muri ibyo bintu byo vuga ngo ngiye ngo ndi umukire, undi yarangiza akavuga ati ngiye ndi umukene, umwe ati wacu ni runaka, n'undi ati ni runaka, undi agatangira. Reka mbabwire, ubwo bucecete tubugiyemo ntidushobora gusana inkike z'Imana. Ikibazo cya kabiri, abanzi b'Imana bari barabaye inshuti z'abahagarariye umurimo wera. Satani yaragiye afata abantu bari mu nzego zo hejuru z'iby'imitegekere n'imisengere muri Yerusalemu, abagira inshuti z'abapagani. Kubw'ibyo rero, iyo washakaga kureba ubupagani neza, wajyaga gusura umuyobozi. Kandi n'uyu munsi wa none niko bimeze. Urajya mu birori by'umuyobozi w'itorero ugasanga barimo barapfundura ibintu, hari abantu bari mu nguni, wajya kwicara bati musoni si uwacu, rero mumwicaze mu nguni yabo. Ukibaza guteze naho hari inguni y'abanywi ibidasembuye n'abanywi ibigize gute ibihiye, kandi ni mu bukwe bw'umuyobozi w'itorero. Ariko karabaye ntikabaye. None se muragira ngo twagiye muri ibyo hari itafari ryagerekwa kuri indi? Ntaryo. Icya gatatu, habonetse abantu bapfobya imishinga y'ubwoko bw'Imana. Abapagani batangiye gupfobya imishinga y'ubwoko bw'Imana. Sanibarati yaraje arababwira, tumva ibi bintu murimo kubaka n'imbwa yabihirika. N'ubu dufite abantu itorero ritangiza gahunda bagatangira kuyirwanya itaranagira gute, itaranatangira. Ariko nk'ubu ngubu barubaka iby'iki Koroma igiye kubihirika. Undi yarangiza ati urusengero bagiye kubaka n'urw'icyubu, urwo twari dufite ntacyo rwari rutwaye. Ariko ubundi itorero rikeneye iki? Hari abantu biteguye guhaguruka bakarwanya imishinga yose Isiraheli y'Imana irimo kuzamura. Cya kane Satani yakoresheje ni uguhimba ibihuha byo guteranya leta n'ishyanga ry'Abisiraheli. Hateguwe ibihuha, abantu barikoze, baragenda babwira umwami, baramubwira bati rero tuje kuguha amakuru udafite. Nehemiya afite itsinda ry'abantu, twebwe dufite amakuru duhagazeho ko Nehemiya bagiye kumugira umwami. Icya kabiri kandi, uyu mugabo urimo guha uburenganzira azatuma imisoro ibura, hazaguteranya n'abaturage. Ubu rero twaje ari urukundo tugukunze. Umwami arangije arababwira ati ibyo bintu ntabwo ari byo, muramubeshyera. Dukeneye kugira imico ku buryo abantu bazajya kuduteranya na leta, leta izavuga ngo abo bantu murababeshyera. Niyo mpamvu ntidukwiye kuboneka mu bantu barwanya leta n'abantu bafite imitekerereze ipfuye, n'abantu bashaka kwivanga mu ntambara z'isi ngo bashake kugobyoreramo ubwami bw'Imana. Ntibibaho, mubyitondere. Ariko ibihuha byo bigomba kuboneka. Abantu bazavuga ko turimo kubaka umudugudu w'igomero, kandi sisiteme yacu nikomera ubwami buzatubirwa. Abo bantu bafite akazi kabo mubareke bagakore, ariko twe dukomeze dusenga Imana yacu, tuyisabe iduhe imico ihuje n'iby'igihugu gikeneye. Ikintu cya gatanu, hashyizweho abayobozi, ariko abo bayobozi bari bafite umwuka wo gukuririza ingorane. Satani yagiye mu bayobozi, nibo bakagombye gufasha Nehemiya kubaka, ariko Nehemiya yabayerekaga umurimo Imana ibakeneyeho. Abayobozi muri bo hagahagurukamo umuntu uca intege ibyo Nehemiya Imana yari yamubwiye. Muri uku kwezi uwakora ivuna, kumva umukuru w'itorero umwe arahagurutse, umva abayobozi b'itorero, tumaze gukora amavuna 3 yatwaye miliyoni 4, kandi habatijwemo abantu 30 muri ayo mavuna yose. Mu by'ukuri murumva tudapfusha ubusa amafaranga. Byibuze ivuna rya miliyoni ryagombaga kubatiza abantu 60. Rero ibi bintu n'abizera batubwira ko bamaze guhaga guhora baza ku rusengero. Ahubwo ivuna muri hagarike, mushyireho ubusabane, dutega imodoka tujye ku mazi, abizera barya ubuzima. Harimo n'abantu bafitanye ibibazo bakeneye kwiyunga.
kajya kubona ukabona abantu bati icyo gitekerezo nicyo. Ivuna bakagira gute? Ukazajya kubona ukabona abantu barimo barifotora bambaye amakabutura ku mazi. Itorero riri hehe? Mu busabane. Ariko Satani arakora ntakora. Habonetse abayobozi b'abacantege mu bayobozi. Imishinga Imana yabwiye Nehemiya ko yihutirwa bahindutse intaza. Niyo mpamvu nkangurira abizera yuko mwitoze kwisomera ibyanditswe, naho ubundi ibintu mutegereje ngo bizava mu bakuru b'itorero, mu badiyakoni, mu bashefu gide n'abaki, muzahura n'ibibazo. Harimo abantu Satani yamaze gufata imitima babaye abacantege. Ikigeragezo cya 6, Nehemiya yahanganye n'ikibazo cy'ubukene n'amadeni no kwishyuza abantu ibintu birenze. Bari barimo kubaka ariko barimo no kurya amadeni. Amadeni agera aho hararemera. Ubereyemo ideni, reka mbabwire, mwarabibonye ko n'ubu amadeni yamaze kudufata. Ubu abantu bose bicaye aha benshi, amadeni ya banke ni umutwaro twikoreye ku mutwe. Usigaye ubwira umuntu utitegura ati ntago niteguye. Tegura ikibwirizwa uganiriza ubwoko bw'Imana ati muri no minsi nta kintu mfite cyo kuvuga. Byagenze gute se? Ntago bizi ko bamanitse kuri banke ifoto bayanditseho ngo ndibihemu. Wamuganise uwo muntu yakuraho ikibwirizwa koko. Niyaje aratangira ati sirimirarura. Abizera bagatangira batari ku mugabo kino kibwirizwa ko ari cyahoramo. Umva, nzakibwiriza mpaka mpfuye. Isirarura pe. Ariko uzahure nawe yaguze imodoka nshyashya, arubwo abwiriza kuzunguza imfunguzo akababwira ati ariko mwirirwa muvuga ngo isi irarangiye, nibwo itangiye. Amadeni, ubuzima bw'abantu bwinjiye mu madeni. Kubaho bashaka kubaho neza birangira amadeni aremereye. Noneho ikintu kibabaje, abakire bagiye baha abakene amadeni bakazaza banabasinyisha igihe ntarengwa, cyarenga n'inyungu zikagira gute? Zikiyongera. Ariko ubundi reka ngiye ikintu mbabaza, twese turi abadivaniste tuvugisha ukuri. Iyo nje nkakuguza amafaranga ku wa nyuma, nkakubwira ko nzayakwishura ejo saa 9, ubu upanga ko nzayakurayo. Buriya ideni, hari igihe ideni rigufata rikakwica ubwonko, ukibagirwa ko ari ku wa nyuma, ukabwira umuntu ko uzamwishyura ejo saa 6. Mu by'ukuri ko utayafite saa 12 Sabato itangiye, ari buhanuke baraguturira ku rusengero, urayakurayo. Abantu babaye abihebe. Dufite abadamu bamaze kumenyera kurya amadeni papa kana, aho kugira ngo bazaducishemo amaso, fata ideni kama mbaye. Wari abagabo bahora mu dukayi, mwongere wandi. Elena White yaravuze ngo igihe uzabona ideni bisaba kurivuguruza irindi deni, uzamenye ko ubuzima bwawe bwageze mu kaga. Ibihamya by'itorero volume ya 6. Iyi deni ryatangiye kuvugurura irindi kaba kabaye. None umuntu arimo araza ati rero harya nkuri manga 100,000. Nyongereraho senkani nzakwishyura desi. Wowe n'ijana waribuze desi uzayakurahe? Ubuzima bw'amadeni, kubaka byageze aho biranga. Umuntu akaba arimo arubaka agahita abona undi muri mideni, umushiha ukazamuka. N'ubu hano hari umuntu ubona undi agiye muri gahunda kubera ko yamwambuye, agahita asohoka nk'uwitaba telefone akigendera. Ukamaze utise ko waducitse, tiwayatiriye gahunda yari iri bubihe. Kubera igize umwesikoro nk'akana kamagarara imbere avuga iki? Ubu umugore ararwaye, abana banjye babirukanye ku ishuri, namugurije amafaranga 500, mvuga ngo ni umuntu w'Imana yansomeye bya bisomo bye byo muri Bibiliya. Iyo murebye kuriya rero numva ikintu cy'igisesemi kizamutse, buriya nendaga kuruka. Ubu turimo turarwanira gahunda hano, hari abizera turimo gutera isesemi. Abagore bacu barabengerana, inzara zabo zirabengerana, amenyo arabengerana, imisatsi irabengerana, imikenyero irabengerana, abana bacu bicaye mu modoka zibengerana. Byose ari ubuzima dukesha amadeni. Badivanisi umunsi wa 7, ibi bintu ntibizatugwa amahoro, ntabwo bizatugwa amahoro. Iki kibazo cyari imbere ya Nehemiya kandi kigoye. Ikibazo cya 7, kuzana abahanuzi b'ibinyoma mo hagati mu ishyanga ry'Abisiraheli. Satani abonye ko Nehemiya ibyo arimo gukora
yabisengeye yiyirije ubusa kandi Imana ikamuha go ahead. Satani yazanye abantu b'abahanuzi bazaza babeshya ko beretswe yuko ibintu Nehemiya arimo ntacyo bizagira gute bizagera. Ubu dufite muri twebwe amatsinda y'abaka basigaye berekwa Yesu abambwe, ngo berekwa ngo barimo kwerekwa yuko ngo indangamuntu ngo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Tuntu tw'amayerekwa ni tekinike ya Satani ngo abantu bati ijambo ry'Imana bahahamuke. Harimo umuhanuzikazi nahoze ndeba Bibiliya yavuze, uyu muhanuzikazi yari umwesikoro mubi cyane. Nimureba neza mu gice cya 6 cya Nehemiya murongo wa 14, Mana yanjye wibuke Tobiya na Sanibalati n'ibyo bakora ibyo uko bingana, wibuke n'umuhanuzikazi Nowadiya n'abandi bahanuzi bashaka kunkangisha. Satani yahagurukije abahanuzi b'ibinyoma bashinzwe gushyira kuri pressure Nehemiya. Hagiye guhaguruka abantu muri twe bajye batubeshya ko bafite ubuhanuzi bw'Imana, batume umurimo w'Imana twagomba gukora tutawukora, umwiteguro twagomba kugira tutawugira, baduhahamure kuko iyo hahamutse nta kindi kintu ugeraho. Ikintu gikomeye cya 8, hatangiye Satani yubatse itumanaho hagati y'abanzi bo hanze n'abanzi b'imbere. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abantu imfura babaga ari abantu bakomeye cyane muri Isiraheli, batangiye kuzaza bihisha bakandika inzandiko bakazohereza kwa Tobiya. Tobiya nawe akabandikira izindi. Kubera iki? Ngo Tobiya yakurikiranaga amakuru y'umuntu ushaka gukora ibintu bibiri. Murebe muri Bibiliya zanyu, Nehemiya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike za Yerusalemu ujya mbere, kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bagira gute? Bararakara cyane, bajya imigambi bose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu babatera imidugararo. Ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushyiraho n'abarinzi bo kubarinda ku manywa na ryari, ku manywa na nijoro. Satani yateguye abantu bakazaza bohereza amabaruwa. Tobiya akandika, ese ko murimo kubaka mwihuta, ninde urimo kubibafashamo? Barangiza bati dufite umuntu w'intagondwa witwa Nehemiya, ubu yacaniriyemo abaturage kubaka, ariko nubwo arimo kubikora twebwe nk'abayobozi nta nubwo tubishaka. Tobiya akaboherereza urwandiko, uwo muntu se mwamucecekesheje. Reka mbabwire, muri iri torero hagati yacu na Babuloni hari abantu barimo kwandika ubutumwa. Hari intazi kana karabangamye, ubutumwa ubu n'ubu burabangamye. Hari gahunda nshyashya itorero ririmo gukora izatuma abantu benshi cyane babatizwa bakava mu madini bakaza mu itorero ryacu. Tobiya yarangiza ati mushaka uko muyibangamira. Hari inzandiko zirahari muri iri torero, harimo abatasi ba Babuloni bashinzwe kohereza ibyo dutegura n'ibyo duteganya gukora, babyohereza i Babuloni. Ni Babuloni nabo bakandika batabo bantu mubacecekeshe, uyu muntu mumukure mu nzira, iyi systeme muyihagarike. Ariko mwiriwe, hakenewe umuntu umeze nka Nehemiya. Turamukura he? Ikibazo cya 9 cyari gikomeye, cyari umusozi imbere ya Nehemiya. Abisiraheli imbaga y'ikivange bari barahagurukanye muri Egiputa. Icyo gihe abayikomokaho bari bakiriho, batangiye kwinjiza mu Bisiraheli umuco wo gushakana n'abapagani, batinyura Abisiraheli kwinjira mu isano yindi. Kubw'ibyo rero Abisiraheli batangiye gushyingiranwa n'abapagani, ndetse biza kurangira abana b'abayobozi ari bo babirimo muri icyo kibazo. Nehemiya 13 umurongo wa 28, umutambyi mukuru umwana we yari yarashatse kwa Tobiya. Ubu rero dufite abantu barimo kuganira, urafata umusore akakubwira ati nyamara ngeyo ndebye hano Kabusunzu nta bakobwa barimo pe, bayobozi ntimukatugorerega,
hano nta bakobwa barimo twagira, abagore ntabahari. Wajya kumva ukumva uri muri igisho cy'abasore, umusore arahagurutse. Buriya ko nabonye hari umukobwa ushobora no gukura mu kabari ukamuzana ukamuhindura agahinduka umuntu w'Imana, kubaka urugo neza kuruta umwana usengera hano. Muyobozi, ibyo bintu ntabwo bibaho. Umuyobozi w'umunyantege nke nawe agatangira ati iyi bibaho. Satani arimo aratinyura ishyanga ryacu gushakana n'abapagani bo hanze, kandi ugiye arimo arazimira burundu. Ndetse muzabirebe imyiteguro y'ubukwe, umukobwa wacu cyangwa umuhungu wacu baba barimo kudupepera mu bukwe, barimo kugira gutya bati kwa heri n'ishuri ryo ku isabato nimuzongera kumbonamo, abajiya n'abamifemu kwa heri, gahunda yo gusenga ntimuzongera kumbona, nzaza nza ku muganda, kandi mu bukwe bwanjye kwa heri na gahunda z'itora. Buriya baba badupepera kuriya muntu babifuriza urugo ruhire, barimo gupepera avuga ati kwa heri ndagiye. Usakubitana nawe mu mujyi yacometse amaherena ku zuru, yambaye ijipo igera mu mavi, nurangiza umubaza uti bimeze gute, akubwira ati umugabo wanjye yambwiye ko ari byo bimushimisha. Gushimisha Imana byasimbuwe no gushimisha iki? Umugabo. Nujya kubona ubone aje mu materaniro muri fundraising bashaka kubaka urusengero. Murabibona murimo murubaka urusengero, nanjye ndumva mbyishimiye. Gusa ntabwo mbaha mwenyine kuko n'ubushize nari ndaho dusigaye dusengera muri indi dini. Erega Imana iri ahantu hose, umugeni ari ahantu hose, arabaroze ntabaroze. Amafaranga rero ndayabaha, nabazaniye n'umushyitsi, kandi natwe dufite fundraising aho nsigaye nsengera mu idini nsengamo. Nzabararika namwe muze muduha amafaranga nk'uko nabazaniye umuntu waje kuyazana. Murabona ntameze neza, murabona ntarabyibushye, ntarabaye mudamu mwiza. Abakobwa baraho bati natwe turashaka nk'uko washatse. Kabaye. Bayobozi b'itorero mwarebye kure. Uyu mutima wo kwiyahura mu rushako abantu badatekereje, abana barimo kubakomokaho ni imbobo, ni abantu batazigera bakunda Imana. Nehemiya yagiye kubona, asura imiryango imwe n'imwe, asanga abana bavuga ururimi rubonetse rwose, nta kinyabupfura cy'Abaheburayo babonana. Arangije afata umwanzuro. Icyo gihe ngo Nehemiya yapfuye abagabo ubwami. Aravuga ati ni gute mwagiye gushaka mu bapagani kugeza ubwo mubyara abana badafite ururimi rw'Abaheburayo? N'uyu munsi wa none abakobwa bacu biraye mu bahungu bo hanze, abahungu bo hanze biraye mu bakobwa bacu, abahungu bacu biraye mu ndaya zo hanze. Ubu bakuru b'itorero, inama z'itorero ziba zirimo amanyanga menshi. Uricara ukabaza utari koko twashyizeho amezi 3 yo gusuzuma umugeni. Ibi bintu ubu bukwe bw'uyu mwana ko mubwihutisha. Mukuru w'itorero umwe agahita kwegera ati papa uriya muhungu ugiye kurongora umukobwa wacu, papa we ni umusirikare w'umukoroneri wo gapfawe, kandi narakubwiye ngo bazakumena umutwe. Ibi bintu uko atari ibyaso uratera induru ziki? Niko uzajya kubona ubone umukuru w'itorero abwiye abandi ati musigare mubibaradinga muri ibi byumweru 2 simpari. Aba yabivumbuye ko ni ubukwe buhisha inda. Ni ubukwe buhisha inda, buzaha abantu inzoga, abantu bakabyina. Dufite n'abakuru b'itoro b'abanyabwoba. Umuntu ukamuhamagara uti uyu mukobwa abadiyakoni ko batubwiye ko atwita, ayo makuru urayafite? Umuntu agahita akongorera ati uzabihamye no muri RIB kuko bazakujyana. Umudiyakoni mukuru ukamuhamagara uti uyu mukobwa tugiye gushyingira, amakuru y'uko atwite warayamenye? Umudiyakoni kaza agatangira ati ni impamo y'Imana, imbere y'Imana nge sinjya ngira ibinyoma, ariko Imana irabireba iri mu ijuru. Mana urakoze kuba undeba mu mutima rwose. Rero ibi bintu erega umuntu ni mugari, umuntu ni mugari. Abakuru b'itoro bati tubwire aratwite ntatwite. Uramutse urebye rero ibintu by'iki gihe byose ntago aba ari shyashya, ariko uyu mwana nyine ubu bukwe ntago bwapfa. None se bwapfa buguye mu biganza byacu? Erega mama we ni umumama ujya wicara handi inyuma, n'ubushize yaduha amafaranga muri fundraising. Aratwite ntatwite. Umva abayobozi namwe mufite amaso muri bakuru, ariko mbabaze wowe wayobora iryo torero ukazishima. Niyo mpamvu inama ndanga isigaye ijyamo ukumva umuntu wese arimo araka konji, mwe mumpaye konji nayo matiku yose. Iki kibazo reka mbabaze abantu biraye mu kujya gushyingiranwa n'abapagani.
Icyo ni ikimenyetso cy'uko bakeneye ububyutse n'ivugurura muri bo. Amahame y'ijambo ry'Imana yose aba yabanje gusenyuka. Uwo muntu ntiwamukangisha ibintu by'isabato, kuri we nta kivuze. Ngaba bizera dufite turimo kubakana, dukeneye yuko itafari ryiyongera ku rindi, ntaryo tuzabona. Ikibazo cya 10 Nehemiya yagonganye nacyo, twihuta tujya ku musozo, ni isoko ryo ku isabato. Satani yashize isoko ryo ku isabato muri Yerusalemu. Iryo soko ryazanaga amafi, ndetse nimureba neza ayo mafi yavaga ahantu bitaga Itiro, kandi abayobozi bari babizi neza yuko iryo soko rihari. Ariko Nehemiya baravuga bati ntihazagira umuntu bimubwira, iyi ni game yacu. Bayobozi, ubu abizera bafite game zabo. Game ni umukino, bafite imikino bakina ku buryo utazapfura butswe. Barangije Nehemiya akazaza abona ubwiza bw'Imana, igikundiro cy'Imana, uburyohe bw'isabato ntago bukiri mu bizera. Arabikurikirana, Mwuka w'Imana aramubwira ati hari ibintu baguhisha ariko njyewe ntajya mpishwa. Hari isoko rijya rirema ku isabato. Ngo bacungaga abantu bose, bamaze kujya kuramya, buri famiye, buri quartier babaga bafite abantu bihisha bakajya muri iryo soko ku isabato. Hari ahantu babasigiye icyanzu ngo bacagamo, isoko rikaba, bagatababwira ati muhite munariremura. Abava gusenga basangaga nta soko rigize gute? Nta soko. Ureka ngira ikintu mbabwira, buriya dusiga abagore bacu inyuma n'abana, ariko abenshi basigara mu masoko ya Satani. Kandi iyo tugarutse tuvuye gusenga, dusanga isoko ryaremuye, akakubwira ati nanjye nasengeye aha, kandi koko wamureba ukabona yasengeye aho. Isabato Satani yarayikamuye n'uburyohe bwayo, Abisiraheli basigara ari amaposhete. Mbabajwe no kubabwira ko isabato Satani arimo arayitwiba, ariko tugakomeza kuyambara ku myenda tunayivuga mu ndirimbo. Ariko Satani yatwibye isabato. Vuba bidatinze tutitonze tuzamera nk'abandi bose batemera ko isabato ari umunsi w'Imana. Wowe ni ibihe bimenyetso? Nta bimenyetso urimo kubona iwawe bikwereka yuko isabato irimo kugucika? Nta bimenyetso wibonaho ugereranyije uko ujya kubatizwa byari bimeze nuko bimeze uyu munsi? Nta bimenyetso urimo kubona ko Satani yakwibye isabato uyisigaranye mu kanwa gusa? Nehemiya abonye ibi byose, yabwiye Imana ngo Mana, banza weze ubuzima bwanjye mb'icyitegererezo, kandi icyo witeguye gukoresha muri nge, yaba gusenga, kwiyiriza ubusa, kwegera abantu nkabagira inama, kugaragaza ishyaka ryawe, no kwihanganira abanyantege nke nkabakura mu ntege ndimo, mu ntege barimo, uzambimbashishe. Imana yarabimukoreye, kugeza ubwo Nehemiya umunsi umwe yakoze igikorwa, arangije abwira Imana ku murongo wa 14 w'igice cya 13, Nehemiya, Mana yanjye ujye unyibuka ku bw'ibyo, kandi ntuzahanagura imirimo yanjye myiza, nkoreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. Amen. Yabwiye Imana ati Mana uzambabarire, ibyo nakoze ntago nabikoze nigaragaza, kwari ukugira ngo ugaragare. Imirimo myiza yose nakoreye inzu yawe, n'ibihe bifatwa muri iyo nzu yawe, uburyo nabyitwayemo, uzabinyibukire mu bwami bwawe. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, ubunebwe, ubupagani, intege nke birimo kudufata, Imana ikeneye umuntu umeze nka Nehemiya. Ese urayemerera bari wowe heraho? Biragusaba kuririra, kubabarira, kwitegereza ibirimo kuba, ugasenga, ukatura ibyaha byawe byakuranze, ukatura ibyaha by'ubwoko bwawe, ugafata amasezerano y'Imana, umurimo w'Imana ukawushyira mu mutima wawe. Ibyo bintu nibiba muri wowe, urabura umunyamugisha. Ndasoza mbibutsa isomo ryiza twasomye. Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, ni amagambo akomeye. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere murongo wa 12. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Amen.
Imana irashaka kukugirira icyizere, irashaka kuguhindurira amateka. Bishoboka ko ibi bintu byose, iyi misozi yose iri imbere yawe kandi Satani yamaze kukugusha, ariko mu ijuru hari Imana irimo gushaka umuntu ugomba kuyikorera. Imana irimo irashaka umuntu igirira icyizere. Imana irimo irashaka kureba umuntu ubabajwe n'ibirimo gupfa, kugira ngo Imana imuhe imbaraga n'impano zo gukiza ibirimo gupfa. Imana irashaka ko tuba mu nzu yayo dufite icyo tumaze, ibyo dukora bikandikwa mu gitabo cyayo cy'urwibutso. Ariko hari abantu benshi bicaye hano, amazina yabo n'imikorere yabo byanditseho inyuguti zo guteshwa agaciro mu gitabo cy'Imana, yuko icyo bagombaga gukora batagikoze. Ndasaba Imana ngo ihanagure ibibi twakoze, ihanagure amateka yacu y'uburangazi, amateka yacu y'ubunebwe, amateka yacu yo guca intege umurimo. Imana igira icyo ikora mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ese hari umuntu ushaka kwiyegurira Imana muri uyu mwanya, avuga ati Imana, ndashaka yuko Yerusalemu yo mu ijuru uyizirikana n'umutima wanjye. Ndashaka yuko inzu yawe uyizirikanya n'umutima wanjye. Nshaka yuko umurimo wawe uwuzirikanya n'umutima wanjye. Satani yagiye asenya ubuzima bwanjye, ngezaho ngo utukisha narigeze kugukorera. Nkangura wongere unsubize imbaraga. Muri uyu mwanya umuntu wese utakira Imana ngo imuhindurire ubuzima, imuhe ubutwari nk'ubwa Nehemiya, natera intambwe ze dusenge. Banguka dusenge. Tera intambwe ze dusenge niba uhari. Uyu ni umwanya mwiza Imana ibihaye abantu. Wowe ubizi yuko ibyawe byazambye, mu ijuru hari Imana igiye kubigira byiza. Mwene data, Imana iguhe umugisha. Tera intambwe gera hino. Ndagira ngo nkubwire, garagaza ibimenyetso yuko Satani yasenye ubuzima bwawe. Bwira Imana uti Imana, ngwino usane ubuzima bwanjye, ngwino wice ibyuho biri mu buzima bwanjye, kugira ngo nanjye nifurize Yerusalemu ibyiza kandi umpindurire ubuzima. Abantu bagiye kurimbuka bibwira ngo nabizera b'idini, bibwira. Reka ngire ikintu babwira, wowe uri aha ngaha ushaka uburinzi n'umutekano w'umutima, ukaba ushaka ko ijuru rikugenderera, nta mahirwe aruta gutambuka ukiyegurira Imana. Uzanira Imana ibikugoye, egurira Imana ubuzima bwawe, iby'icyubahiro bishyire hasi. Nshuti yanjye, Imana irashaka kukubyutsa. Imana ikeneye abantu bameze nka Nehemiya. Bishoboka ko hari ibintu byaguciye intege mu itorero, ukumva kuba umuntu w'Imana ntabwo bikikunejeje. Tambuka ubwira Imana ikongerera uburyohe mu by'agakiza. Amen. Imana ibaha umugisha barimo gutambuka. Mushiki wanjye, Imana iguha umugisha. Imana ibaha umugisha barimo gutambuka. Imana ibaha umugisha barimo gutambuka. Nsabe umuyobozi Gerard aze adufashe mu ndirimbo yacu isoza, mu gihe abantu b'Imana barimo gutambuka baza. Abayobozi b'indirimbo mudufashe mu ndirimbo isoza, aho abantu b'Imana bagiye kugambirira imbere y'Imana ngo nzajya aho unshakira hose, nzajya aho unshakira hose. Aho abantu b'Imana bagiye kubwira Imana bati Imana, mu kubaho kwanjye kugufi, iminsi nsigaje yo kubaho ntayo nzi, ariko mpa kugukorera wowe wambambiwe. Aho abantu b'Imana bagiye kuragiza Imana ubuzima bwabo, bakavuga bati Imana, nari mfite icyerekezo kibi, mpindurira icyerekezo, nzajya aho unshakira hose. Abizera muhagurutse turirimbe iyo ndirimbo yacu 155. Aho nzahamagarwa hose, ari no mu misozi cyangwa ku rugamba rukaze, mugende unkenera, ukambwiza ijwi, ukambwiza ijwi ryawe ritoya, ukanyuza inzira nazi, nzakwishyira mu maboko, mvuge nti nzajya unshakira hose, nzajya
unshakira hose. Ngwino wiyegurira Imana, ngwino uhinduka igikoresho mu biganza by'Imana. Nzavuga ibyo ushaka kuvuga mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka. Ahari Yesu ashaka yuko muvugira uyu munsi, ahari haboneka impabe, ahari haboneke impabe, wiriye guhabura, murokozi wanjye nunyobora, murokozi wanjye nunyobora, n'ahari bihanamanga sinzareka kugeza inkuru yawe, nzajya unshakira hose, nzajya unshakira hose. Niba ubifite ku mutima ngwino wiyegurira Imana, egurira Imana umwanya wawe, egurira Imana ubuzima bwawe. Unshakira hose, ntabwo nshidikanyaraho, mwamushaka ko nkora mu kubaho kwanjye kugufi, mu kubaho kwanjye kugufi, nkorere uwambambiwe, nkorere uwambambiwe, mwami nkubikije ibyanjye byose, mwami nkubikije ibyanjye ziko unkunda bitangaje, ziko unkunda bitangaje, nzakora ibyo ushaka mbikunze cyane, nzakora ibyo ushaka mbikunze cyane, nzajya aho unshakira hose, nzajya unshakira hose, nzajya unshakira hose, mwami mu misozi no mu bibaya, nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami, kandi nzaba nk'uko ushaka. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu gihe wari ubabaye ibintu byawe bigaragara ko byanze, mu gihe abantu bose bari barimo gukora urugendo rwo gusubira hasi no gusubira inyuma, witegereje umutima w'umwana wawe Nehemiya, wageragezaga gukurikirana amakuru y'i Yerusalemu, yemeye guhara ubuzima bwiza, afata urugero nk'urwo Yesu yagombaga gufata, yemera kubana n'ubwoko bwawe buciriritse kugira ngo yandikwe mu bitabo bihambaye by'ubwami bwawe. Wamuhaye imbaraga, kurira kwe waguhaye umugisha, kandi ubwuzu n'ubutwari wamuhaye byinjiye no mu bandi bagira ishyaka ry'umurimo wawe. Wirinze yuko Satani yamuca intege, yageragejwe mu buryo bwose nk'uko natwe twageragejwe, ariko Yesu yahaye imbaraga Nehemiya aranesha. Ibyo yakoze ntabwo byanditswe mu gitabo cy'idini gusa, ahubwo byanditswe no mu gitabo cy'ubwami bwawe yuko yabaye intwari, kandi bibitse ahadahanagurika. Uturinde kwandika imirimo yacu ahashobora gusibangana. Turihannye kuko dusanze uyu munsi wa none impamvu nta tafari ryigereka ku rindi mu mico yacu, impamvu nta tafari ryigereka ku rindi mu mibereho myiza y'abizera, nuko twese dufite imisozi 10 Satani yaduteze ituma tutabasha kukubakira. Ngwino wongere abubatsi bawe baha imbaraga, dore imbere yacu hari ibishingwe byinshi, kandi abantu bafite intege nke ntibashobora kubaka. Mwuka wawe wera bane natwe aduha imbaraga.
iminsi dusigaje yo kubaho ni mikeya, uduhe kugira ngo ibe iminsi yo kugukorera. Uturinde gucibwa intege n'aho ibihe bigeze, ahubwo uduhe kukurangamira wowe ufite ahazaza h'umurimo wawe mu biganza. Abagiye bagira intege nke bagaca n'abandi intege, bakagira n'amagambo yo gukuririza amakuba, ndetse bakatwara ibihuha bikagira intege, bigaca intege umurimo wawe. Ubabarira abana bawe kandi ubahe kwihana nyakuri. Abayobozi b'itorero bakangure kugira ngo bagire imbaraga, nibagira imbaraga bakangure n'umukumbi wawe. Abana bawe bahagurutse bakakwiyegurira, tubashyize mu biganza byawe. Ubabyare, ubahe imbaraga kandi ubahe inshingano yera yo guhinduka abana bawe. Dusoje iri teraniro, umugisha wawe uduherekeze, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Yari umutoni ku mwami kandi yari umugaragu, mwama mukunda kuruta abandi bose. Uwo ni Nehemiya mwene wa Hakeliya, akora ibyiza kandi yubahisha Imana. Ubwo haje abagabo bari bavuye i Buyuda, bazanye inkuru y'ibyabaye. Ahagarika umutima, yumva umubiri uranze. Nehemiya yibaza icyo yakorera bene wabo. Mwami Yesu shimirwa imirimo yawe myiza, ukorera abantu bose. Uduhe kukwiringira, kuko kwizera gukomeye niko dukeneye bagenzi. Izere Yesu aragukiza ibyo kumenya. Mwami Yesu shimirwa imirimo yawe myiza, ukorera abantu bose. Uduhe kukwiringira, kuko kwizera gukomeye niko dukeneye bagenzi. Izere Yesu aragukiza ibyo kunaniye. Nehemiya amaze kumva iyo nkuru y'ibyababayeho, yiriza ubusa asengera imbere y'Imana. Ndakwinginze Uwiteka, Mana ugire imbabazi. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.